muraho neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku mitangire ya serivisi z'ubutaka nk'umwe mu mitungo y'ingenzi ku Banyarwanda. By'umwihariko mu karere ka Rwamagana turi kumwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Richard Kagabo. Tubahaye ikaze. Murakoze Kunda. Ese imitangire ya serivisi z'ubutaka mu karere ka Rwamagana ihagaze gute? Murakoze Kunda. Imitangire ya serivisi ni zimwe muri serivisi ingenzi abaturage bakenera hafi ya bose, kuko umuturage n'ubutaka ni ibintu wavuga ngo biri compatible. So usanga ariho tugomba gushyira imbaraga nyinshi, kuko nayo sura nyayo muri iki gihe turimo cy'uburyo leta ikorera abaturage. Uyu munsi rero hari serivisi z'ubutaka tuba dushinzwe gukora nk'akarere, ariko hakabaho n'izindi serivisi bidasaba yuko umuturage aza ku biro by'akarere kugira ngo abonane n'abakozi b'akarere. Ashobora kujya mu irembo agakoreramo dosiye yose akayisoza, ikava kuri noteri prive igahita ijya ku mwanditsi w'impapuro ku rwego rw'intara, iyo serivisi ikemezwa. Hakabaho n'izindi serivisi zisaba yuko abakozi b'akarere bafata ibipimo by'ingenzi ku butaka, cyane cyane mu bikorwa byo kugabanya ubutaka, gukosora imbibi, aho abantu baba bakeneye kumenya ibipimo nyabyo bahereye kuri tere. Ibyo byinshi akenshi bica ku karere, abatekinisiye bacu babizobereyemo bagafata ibipimo nyabyo, baba babikuye mu maboko ya enjeniyeri nabo bakabisuzumira ku butaka, hanyuma bamara kugira icyo bakora mu rwego rwo kubyemeza bakabyohereza ku mwanditsi w'impapuro z'ubutaka ku ntara, nawe akabyemeza, umuturage akabona icyangombwa cyangwa se akabona serivisi yari akeneye. Hakabamo n'izindi serivisi noneho zijyanye no kubyaza umusaruro ubutaka. Umuntu arashaka kubaka inzu yo kubamo, inzu z'ubucuruzi, amahoteli, ibindi bitandukanye. Icyo gihe haba hakenewe umu-enjeniyeri wenda umukorera ibishushanyo mbonera, yamara kubikora akabishyira muri sisiteme bigashyikira ku mukozi wacu w'akarere. Hari ibyo abakozi b'akarere bahita bemeza, ariko hari n'ibyo bashobora gukenera izindi nzego kubanza gutanga ibitekerezo byabo, cyangwa mu magambo y'icyongereza dukunze kwita non-objection, nka Rwanda Housing Authority n'izindi nzego zitandukanye. Iyo biciye muri izo nzira rero biragaruka ku karere, nanone wa mukozi wacu wabikoraga agahita yemeza serivisi, umuturage agahabwa serivisi yayo. Ibyo rero nibyo twavuga mu ishusho rusange ya serivisi z'ubutaka zitangirwa ku karere. Yego, Rwamagana ni kamwe mu turere dufite igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Twakwibaza ngo se byafashije iki mu mitangire ya serivisi zijyanye n'ubutaka? Urakoze cyane Kunda. Igishushanyo mbonera cyaje gikenewe. Rwamagana tugira abaturage benshi bagenda biyongera amanywa n'ijoro, hari abahimukira ndetse n'imiryango yacu yaguka amanywa n'ijoro. Serivisi z'ubutaka rero zishingiye ku gishushanyo mbonera cyaje nk'igisubizo kugira ngo nibura turusheho kubibyaza umusaruro mwinshi kandi turasa ku ntego. Igishushanyo mbonera kiza kigaragaza buri butaka bwose aho buherereye, icyo bugomba gukoreshwa, uburyo bigomba gukorwamo nk'uko amabwiriza n'amategeko abiteganya. Kuba rero twarabaye mu turere twemerejweho igishushanyo mbonera ku ikubitiro, byatumye imikoreshereze y'ubutaka, umusaruro uvamo urushaho kugenda wiyongera, ndetse binafasha n'inzego kugira ngo bikurikirane neza uburyo serivisi z'ubutaka zikorwa, tuburinda kubukoresha icyo butagenewe. Niba ari ubuhinzi, twongere umusaruro, ariko tubona n'uko tubungabunga ubwo butaka bw'ubuhinzi kugira ngo budahindurirwa ikindi bwakoreshwa. Niba ari amashyamba, tuyabungabunge, dore ko ari nayo dukuramo umwuka mwiza ndetse anadufasha kugira ngo arinde uburumbuke bw'ubutaka. So igishushanyo mbonera rero cyaradufashije ku buryo uyu munsi imijyi yacu iragenda yaguka, imiturire iragenda irushaho kunoga neza, umuntu amenya aho agomba gutereka inzira, aho umuhanda ugomba guca, ibikorwa remezo aho bigomba kunyura, ku buryo ibyo bintu by'amakimbirane ashobora kuba ashingiye ku kigomba gukorerwa hariya cyangwa hariya
byarahindutse kandi n'abaturage baragenda babyumva mu buryo budasanzwe ari nabyo twishimira cyane mu gishushanyo mbonera n'uburyo cyemejwe. Abaturage bakunze kugaragaza kutishimira serivisi zihabwa mu butaka ugereranyije n'izindi serivisi baka. Ese mubona biterwa n'iki? Biterwa n'ibintu byinshi, hari nubwo rimwe na rimwe bishobora no guterwa n'imiterere y'abakozi babikoramo, ariko serivisi z'ubutaka hari zitihuta nk'aho wakabaye uvuga ngo aho uyikeneye urahita uyibona. Reka mvuge nk'ikintu cyo gukosora imbibi. Niba umuntu akeneye yuko dukosora imbibi z'ubutaka bwe, umukozi wacu agomba kugenda afite ibipimo, afite n'ibyuma bigaragaza aho ibyo bipimo biherereye. Abaturanyi bagomba kuba bahari. Ibyo byose mvuga kugira ngo uhuze ab'imbibi zitagomba kwinjiranamo cyangwa gucamo ibice, ni ibintu bisaba kubitegura iminsi igahita. Ariko noneho kangaruke ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'igishushanyo mbonera. Igishushanyo mbonera nyuma yo kugaragaza aho igikorwa runaka kigomba gukorerwa, byabaye ngombwa yuko imbibi zigenda zihindurwa cyane cyane ku gikorwa runaka. Reka mpere ku myubakire y'inzu dutuyemo. Inzu y'umuryango umwe ntiyakabaye iri hejuru ya metero kare 300 munsi yaho. Hanyuma umuntu wari ufite ubutaka metero kare 600, igihumbi se, ibihumbi 10, hegitari imwe, ariko bwaragenewe imiturire, bisaba yuko ubwo butaka bwose mu ngano yabwo tubanza kubucamo utwo duce tujyanye n'utw'umuryango umwe mu rwego rwo optimiza ubwo butaka imikoreshereze yabwo. Ibyo bigatuma imitegurire y'ako gace cyangwa nk'iyo physical plan niba ariko nabyita, byonyine bibanza bigafata umwanya runaka. Iyo umuntu rero akeneye serivisi yihuse vuba ntabwo ahita ayibona gutyo. Nk'uyu munsi dufite amabwiriza adufasha gutegura physical plan no kuyemeza. Ayo mabwiriza agena yuko guhera ku munsi wa mbere dutegura physical plan kugeza igihe tugomba kuyemereza n'inzego za nyuma zifataho icyemezo, nibura hakabaye harimo igihe kitarengeje amezi 10. Ni ukuvuga ngo umuturage niba dutangiye uyu munsi turabanza dufunge iyo zone kugira ngo hatagira ibindi bikorwa bizamo bikazanyurana n'igishushanyo mbonera cyimbitse turimo gukorera aho. Niba uhagaritse rero serivisi aho hantu nitangwe mu gihe cy'amezi 10 nk'uko amabwiriza bigena, umuturage wihutaga, umuturage wari ufite amafaranga, umuturage wari wasabye loni, ibyo birumvikana ko ari bubangamirwe mu buryo bufatika. Icyo dukora rero ni ukureba icyambere cyo ko ayo mezi 10 ubundi twakabaye tuvuga ngo ni make, ariko nibura atagomba kurenga. Hanyuma aho bishoboka byose n'ayo mezi 10 akagabanuka kugira ngo inzego zose zishinzwe kureba imiterere y'ubutaka, ibice byaciwemo, inzira aho zica, inyubako zigomba guterekwa, bamare kuba banyuzwe kugira ngo nidutangira kuhubaka hatazaboneka akajagari, hatazabura inzira igera mu rugo runaka. Tugerageza ko dushoboye kose rero kureba uburyo na ya mezi 10 agomba kugabanuka, bitumye yuko umuntu utegereje muri icyo gihe cya mbere arabyinubira. Ikindi cya kabiri gituma serivisi zishobora gutinda ni ubusabe bwinshi bushobora kuzira icyarimwe. Ndafata urugero nk'akarere ka Rwamagana, mu mezi 3 ashize inama njyanama yemeje izo physical sites 12 icyarimwe. Izo zose twari twarazihagaritse, nta kintu cyakorerwagamo, bituma ubusabe bwose ubwazaga butategujwe twabusubizaga inyuma. Abandi twarababwiraga ngo mutegereze system irafunze kuko barabyiboneraga. Ariko aho twayifunguriye izo site 12 zirimo plots cyangwa se ubusabe bw'abaturage butari hasi y'ibihumbi 30. Ni ukuvuga ngo bose basabiye icyarimwe. Nubwo twazana abakozi bose bo mu gihugu kugira ngo baze bakore kuri izo dosiye, byanze kunze biratinda. Ari nayo mpamvu ubona iyo batamenye izo nzira zose ducamo kugira ngo dutunganye izo physical sites, dutangire gutanga ibyangombwa, tubyakirira icyarimwe, tugene ya minsi igenwa, iyo hatangiye kubamo ikintu kimeze nko gukerererwa, abenshi binubira yuko serivisi zitarimo kugenda neza. Ari nayo mpamvu tubikurikirana amanywa n'ijoro. Iyo bibaye na ngombwa dukora amasaha y'ikirenga, amasaha y'ijoro cyangwa se amasaha ya weekend. Ubwo impamvu z'ijoro na weekend narengeze ku kibazo cya gatatu cya systeme z'ikoranabuhanga. Ubu ntabwo tugikoresha intoki. Kwimuka uva mu bintu bikoreshwa intoki bisinywa n'abaturage kugira ngo nimba bizishyirwa muri systeme ariko byose byakoreshejwe n'intoki,
nabyo iyo shift isa nkaho yagiye itezamo ibibazo bya delay. Hanyuma uko sisiteme imwe tuyihuriyeho nk'igihugu cyose, buri murenge wose, buri noteri prive wese mu gihugu, abantu batabarika iyo bahuriyemo, ikoranabuhanga n'ibyuma biruha nabyo, ntabwo ari abantu. Rimwe na rimwe hari ubwo biba byavuyeho, ubundi hari ubwo usanga memwari yazo itashobora kwakira abantu bayigonganiramo icyarimwe, bigatuma wakabaye akora amadosiye 5 ku munsi cyangwa se 50, nanjye ndeke gukabya 5, bimunanira kuko bagonganiyemo ari benshi. So ariko nabyo dushimira yuko uko byatangiye bimeze siko bikimeze, kuko amanywa nijoro ikigo kibishinzwe systeme bagenda bayongera ubushobozi bwo kwakira abantu benshi. So ibyo byose, yaba ari igihe dufata dukwitegura, yaba ari ubusabe buhuriramo bwose, yaba ari ikoranabuhanga dukoresha rimwe na rimwe rudutenguha, bituma abaturage iyo batabimenye mbere y'igihe bumva yuko serivisi zagenze nabi, cyangwa se ugasanga harimo abashaka guca iyibusamo no guhotereta abakozi babikoramo kugira ngo babyihutishe. Rimwe na rimwe bishobora no gutanga icyuho cya ruswa, hanyuma abandi bakabirenganiramo. Ari nayo mpamvu twe tubishinzwe kugira ngo tugenzure iyo mitangire ya buri gihe, turebe ukuntu bigenda bigabanuka. Tubona amakimbirane mu muryango. Ese ni irihe sano riri hagati y'ubutaka n'aya makimbirane tubona mu miryango? Murakoze. Iyo urebye ibibazo akenshi ubuyobozi bw'akarere bwakira, biba byiganjemo biba bishingiye ku butaka. Wenda n'izungura ritagenze neza, aho abana babigonganiramo, wenda ni umugabo ufite ubutaka ariko umugore we babyaranye ntabwo bari barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, bikasa nkaho bimuzitira ku burenganzira busesuye ku mutungo bahurijeho nk'abashakanye, ariko kandi nabwo abana babyaranye bakabaye bafite uburenganzira bufatika ku mutungo w'umugabo n'umugore. So ugasanga amakimbirane akenshi navuga yuko ashingira ku kwikunda, uwo umuntu ahitamo kubloka cyangwa kudaha uburenganzira undi bafitanye isano cyangwa umuntu basangiye umutungo, akumva yuko ari wowe wabuvunikiye wenyine agomba kububaha. So amakimbirane icyambere aturuka mu kudasobanukirwa amategeko. Amategeko ashingiye ku burenganzira umuntu aba afite ku mutungo uhuriweho na mugenzi we, yaba ukomoka ku izungura, yaba ukomoka ku masezerano y'imibanire, yaba akomoka ku isano y'amaraso uwo bwanditseho yari afite. So bifitanye isano rero, kuko akenshi kutamenya amategeko bigakurikiraho kwikunda cyangwa kumva yuko umuntu ashobora gusesagura ibintu bye uko yishakiye, bikabangamira wa wundi babanye. So isano rero hagati y'ubutaka n'amakimbirane rwose ubona bibiri hafi cyane kuri izo ngingo ebyiri zo kutamenya amategeko agena uburenganzira, ariko n'icyo kintu cyo kutagira uruhare mu kurera umuryango no gutanga uburenganzira ku bakabaye babuhabwa nk'uko amategeko abigena. Tugana ku musozo, mwadufasha kumenya n'izihe ngamba zafashwe cyangwa se zashyizweho mu kunoza izi serivisi z'ubutaka? Murakoze cyane. Akarere ka Rwamagana ngira ngo hari igihe kitari kirekire gitambutse twigeze kuba bigaragara ko dufite ikibazo pe. Dufite ikibazo cy'imitangire ya serivisi, aho umuntu asaba agategereza icyangombwa cye, agategereza uburenganzira bwe, umwaka ugashira, kandi atari we wenyine basabye, bagasaba ari benshi. Ibyo basaba nabi tukabisubiza inyuma, ibyo basaba bitujuje ibyangombwa bigasubizwa inyuma, ibyo basaba igihe cyari kitaragera nka cya gihe nababwiraga cyo gutegura physical plan kugira ngo zigire. So ugasanga ubusabe buragenda butumbagira bukagera mu bihumbi 4, 5, rimwe na rimwe n'10 bikagera. Ariko kuko ibijyanye na serivisi n'ubundi bijyanye n'ubuzima bw'umuturage wa buri munsi, twabonye yuko ari inshingano z'ubuyobozi guhagurukira gukemura iki kibazo cy'imitangire ya serivisi mibi z'ubutaka, niba koko tuba tubifata nk'aho umuturage agomba kuba ku isonga nk'umurongo ngenderwaho politiki dufite. So twarabihagurukiye, biba ngombwa yuko hari ibyo tuhindura amabwiriza. Amabwiriza ya mbere twatanze kandi arimo kubahirizwa nuko nk'ushaka icyangombwa cyo kubaka muri karere ka Rwamagana ntabwo yakabaye ategereza
ya minsi yagenwe n'itegeko ngo asubizwe ku munsi wa 21. Oya, uyu munsi urengeje iminsi 5, urengeje iminsi 7 maximum atarasubizwa, tubifata nko kwica serivisi. Umuntu ubishinzwe nawe arabizi, buri munsi agomba kureba muri systeme ku buryo atagomba kugira ubusabe burengeje iyo minsi 7, 5, rimwe na rimwe n'3 yakaba yasaba ejo agasubizwa, kugira ngo nibura ababisaba babikunde. Hanyuma ku kibazo nari nababwiye cy'ikoranabuhanga duhuriramo turi benshi, byabaye ngombwa yuko dukora nk'ibintu nka bibiri. Icya mbere, hari abakozi n'ubundi bari basanzwe badakora ibintu bijyanye no gukora guhindura imbibi z'ubutaka, gucamo ibice ubutaka, bakoraga ibindi bitandukanye n'ibyo, ariko ibyo byo bashinzwe bindi bitabahereza akazi gahoraho. Byabaye ngombwa yuko dufata abakozi bagera muri 5, tubongera muri serivisi zikenerwa cyane mu baturage n'inshingano tubongerera, ku buryo akazi kakorwaga n'umukozi umwe gusa kuri structure ya leta ubu gakorwa n'abantu 6. Abo ngabo byari ukugira ngo bashobore kugabana n'izo backlogs cyangwa ibyo birarane tugera byo mu butaka, kugira ngo serivisi zitangwe. Ikindi twakoze cya kabiri kiyongeraho, hejuru yo kongera abakozi basanzwe akazi bitewe n'ubumenyi twabigishije mu kanya kangana n'ubusa bakabimenya no kubahereza uburenganzira muri systeme. Icya kabiri ni ukureba andi masaha systeme y'ikoranabuhanga ibitarimo gukoreshwa cyane. Ni amasaha nyuma y'akazi saa 11 kuzamura, ni amasaha yo muri weekend. Bikaba ngombwa yuko akarere gafasha abo bakozi kumva yuko gukora nyuma y'amasaha y'akazi nta kibazo kirimo, kuko ntabwo tubatererana. Gukora muri weekend nta kibazo, kuko turabibafashamo, kandi nabo bakabona yuko batarimo kwitanga bya mirenge. So dutangira gukora mu masaha arenza asanzwe, tukanabamotiva, ariko kugira ngo tugabanye ibyo birarane mu butaka. Uyu munsi nubwo wenda dushobora kwakira ubusabe mu gihe cy'icyumweru burenga 300, ariko tureba yuko mu gihe cy'icyumweru na weekend ikubiyemo tudatanga serivisi ziri munsi ya 500. Ibyo kugira ngo nibura tugende tugabanya kugeza ubwo mu mpera z'uku kwezi kwa 2 bikabije bikaba hagati mu kwa 3 twaba tutagifite icyitwa ikirarane icyo ari cyo cyose muri serivisi z'ubutaka. Ibi tubimazemo amezi arenga 3 kandi tubonye mu by'ukuri bikora. Ibyo rero nibyo twagiye dukora kugira ngo turusheho kunoza, tunasaba wenda n'abaturage kugira ngo nibyo babimenye. Umuntu narenze iminsi 5, 7 atarahabwa icyangombwa cyo kubaka, amenyesha ubuyobozi, avuga ati ibyo mwatwijeje ko tubona bitarimo gutanga. Umuntu niba amaze amezi 5, 6 atarongera guhabwa serivisi yahawe n'ubwo byitwa yuko yakabaye imara igihe runaka, amenyesha ubuyobozi, tugende turebe ikibazo gihari. Naho icy'ikoranabuhanga cyo kiragenda gihabwa umurongo kandi ufatika, tunishimira. Murakoze cyane. Murakoze namwe Kunda. Yego. Dusobanukiye byinshi rero ku bijyanye n'imitangire ya serivisi z'ubutaka ndetse n'ikiri gukorwa kugira ngo zirusheho kunozwa. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu, tubashimira cyane ko mwadukurikiranye.